ariko ibi byose imbaraga n'ahandi bazikura ni mu iposita aho niho wafasha gutya abantu barabyina mani ishobora kose aho ni mu bya none se ko turamenya ari inzu murimo kutubeshya wino tubwire ubona ko yakwiye ubona uyakwiye ikiri nyuma ya tapi muri gusatira tapi warabona ari ubu wowe urabona nkaho ninde okay abo yumbuye bazamure aha abo yumbuye ariko muzamure mu izina ry'iposita kashi ubwo rero igihembo n'uyumbuye gucegukana ubwo ndabona ari abesha arawo abo bazamure abo yumbuye aracegukanye uretse gatoki MC mwane wa mbere reka nkwerekeze uyu ngwira wa mbere ariko nanjye numvaga nicyo navuga umuntu watinyutse bwa mbere sibyo uriya no gutinyuka ni ikintu gikomeye ni ugomba gutinyuka kujya mu iposita kashi iposita urayizi iposita ikora iki ariko ni iposita kashi iposita kashi umuntu ashobora kubitsa akanabikuza yego wafunguye konti se kubera icyo utafunguye akoze ibyo ashoboye yagenze kugira ngo ntufungure konti arangamuntu wari ufite yigeze kumbwira ko narangamuntu afite tunasobanure neza gufungura konti ni ubuntu ahubwo nta muntu yarangamuntu yagendanye ahubwo hanyuma gufunguza konti ni ubuntu wibigira ubushobozi abantu batabyumva nk'ari igiciro konti ni ubuntu ntabwo ari amafaranga abantu barimo gufunguza aho waba uri hose hari ibiro by'iposita mu gihugu yego umuntu uretse hejuru y'ibihumbi 5 baramuha igihembo uretse hejuru y'ibihumbi 5 biri kugenda bite bari kumuhemba tombora urayizi iri mu posita muri iposita kashi tombora urayizi irimo imodoka moto n'ibindi hari tombora mu iposita kashi irimo imodoka ndetse televiziyo amamoto